Yeah, what's up my beloved people? Hi, muraho neza ubukunzi ba filime icyumba cyanjye series. Uzize burya koko abanyarwanda babivuze ukuri ngo abo dusera amasaka nibo badusera amabuye, abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi, ngo n'ingwe ntiyarizi gufata ku gakanu ahubwo yarabyigishijwe. Muri filime yacu icyumba cyanjye, nyuma y'uko Iva yakoze ibikorwa bidasanzwe by'ubugiraneza, agafata Koko na mama we akabashira mu gipangu cye, akabafasha akabaha icyo bakeneye cyose. Nyuma y'uko uyu Iva yafashe mama Koko akamufunguza bari bamukatiye urwa burundu, uyu Iva ibihembo akomeje kugenda abona biteye agahinda. Nyuma y'uko Koko na mama we bagambaniye Miki bazi ko aribo bashaka kuba bagira impumyi, ariko bakaza kwisanga bagambaniye Iva, bakaba baramuhinduye ikimuga, bakaba baramuhinduye impumyi. Uyu mama Koko yagiye mu bitaro ahantu Iva adwariye, umuntu bita Miki atunguwe no gusanga mama Koko ari kuniga umugabo we Iva. Guys, muri filime icyumba cyanjye ibintu byose bihinduye isura nyuma y'uko Miki asanze mama Koko ari kuniga umugabo we Iva. Kubyihanganira biramunaniye, kwifata biranze. Umuntu bita Miki atangije intambara ikomeye cyane kuri Koko na mama we. Uko byagenda kose ibyo bari bakomeje kugenda bakora, ibyo bari bamaze igihe bakora, ibyo bakoreye Miki byose bigiye kuba byabagarukaho, bagiye ko babiryozwa. Isi itangiye kubikaragiraho ikabafungiraho amaferi. Umuntu bita Koko na mama we ibyo bari bakomeje gukora, uburyo bari bakomeje kugenda barwanira umugabo wa Miki ari we Iva, bifuza kumutandukanya na Miki, hanyuma uyu Iva agahinduka umugabo wa Koko. Uburyo bari bakomeje kugenda barwanira imitungo ya Miki, bifuza ko yabo ahubwo Miki bakamwica. Ibi byose bagiye kuba babibura. Uyu Koko na mama bagiye kutubera urugero rwiza nk'uko abanyarwanda babivuze ukuri, ngo uririra byinshi ukabura na duke wari ufite, kandi ngo urucira mukasoro ugatwara nyoko. Muri filime icyumba cyanjye ni agahinda, ni amarira kuri Iva na Miki. Nyuma yo kugira impuhwe zidasanzwe, uyu mugabo ngo ni Iva akajya gufunguza mama Koko hejuru y'amakosa ye. Ibi ngibi nibyo akomeje kuzira, ibi ngibi nibyo byari bigiye gutuma mama Koko amuheza umwuka. Guys, uyu Koko na mama we ibyabo bimaze kuba byarambirana. Abakunzi ba filime icyumba cyanjye ni benshi bari bakomeje kugenda bifuza ko hatanga ubutabera. Koko na mama we bagafatwa bagatabwa muri yombi, bagatangira kuryozwa ibyo bakoze, nk'uko twarakomeje kugenda tubyumva muri filime icyumba cyanjye, bavuga ngo akebo kagiye wamugarura. Igihe kirageze kugira ngo ibyo Koko na mama bakoreye urugo rwa Miki bibagaruke ku mutwe, bibikaragireho, batangire kumva uburemere bw'ingaruka z'ibyaha bakoze. Guys, muri filime icyumba cyanjye uyu Koko na mama we ibyabo byari bigeze aho birambiranye. Abantu bari bakomeje kugenda bifuza ko uyu Iva yakira, agahumuka, amaso ye akongera kubona neza, agasubirana n'umugore we Miki, bagasubira mu rugo rwabo, Miki agasubira mu cyumba cye. Bakaba bafata babagambanye ngo ni Koko na mama we, bakabirukana mu rugo rwabo, bagatanga ikirego muri RIB. Hanyuma Koko na mama we bagafatwa bagatabwa muri yombi, bagatangira kuryozwa ibyo bakoze. Ariko hagati aho, nk'abakunzi ba filime icyumba cyanjye, ibyo ibitekerezo byanyu namwe birakenewe, komanteri zanyu, kugira ngo dukomeze kugenda tubagezaho filime imeze neza, filime ishimishije cyane. Ko hari n'ubundi buryo mukomeje kugenda mubona ko nanone uyu Koko, uyu mugabo yarakomeje kugenda arwanira ngo ni Iva ashobora kuba ari se wabo, ndetse n'uyu Miki
nk'uko tugiye kuba twabibasobanurira, mushobora kuzabona ko uyu Miki yashakanye na se wabo ari we Iva. Ibi byose ukuntu dukomeje kugenda tubibona, murabizi ko uyu mugabo ngo ni Papa King, akaba yarahoze ari n'umugabo wa Marene, umugore wa Sadiki. Uyu Papa King akaba na grand frère wa Iva. Twabibonye neza ko yabaye umugabo wa Mama Coco. Ibyo bisobanuye ko uyu Papa King ari nawe Papa Coco, kandi turabizi ko Coco ari mukuru wa Miki, nubwo batavuka ku babyeyi bamwe, ariko turabizi ko ise wa Coco ari nawe se wa Miki. Ibi byose rero murumva ko bigeze ahantu bitangiye gucanga muri filime Icyumba cyanjye. Buri wese afite amatsiko yo kwibaza uburyo biraza gusobanuka ndetse n'ikigiye kuba cyakurikiraho. Ibyo byose kugira ngo tubigusobanurire, ukomeze kuryoherwa na filime Icyumba cyanjye, ukomeze kugenda ujyana n'abandi ku murongo, nuko tukwibutsa gukanda like. Umuntu wese udukurikiye, umuntu wese uri kutwumva, ntunyure kuri video udakanze like, nako gakumwe k'ikiganza kurebye hejuru. Ubundi dukomeze twakire ibitekerezo byanyu hasi muri comment, mutubwire uko mubyumva, mutubwire icyo mwifuza kuri Miki na Iva, mutubwire igitekerezo mufite kuri Coco na mama we, igihano bakwiye kuba bahabwa. Ubundi ibintu byose dukomeze tubishire ku murongo. Guys, muri filime Icyumba cyanjye, uyu Coco na mama we bakomeje kugenda batanga isomo ry'ubuzima, bakomeje kugenda bagaragaza ko abo dusera amasaka ari bo badusera amabuye, bakomeje kugenda bagaragaza ko abo umwami yahaye amata ari bo bamwimye amatwi, kandi ibi byose biri kumubaho nibyo biraza gutuma namara kumererwa neza, namara gukira, afata icyemezo kidasanzwe, afata icyemezo kiremereye. Coco na mama we akabakanira urubakwiye, nabo bagatangira kuryozwa ibyo bakoze. Nimba wifuza ko uyu Iva yafatanya na Miki, hanyuma bagatangira gukurikirana Coco na mama we, bagatangira kuryozwa ibyo bakoze, komeza ushire udusitika tw'imitima twinshi cyane hasi muri comment, komeza ushiremo udusitika twa gudu. Ubundi dukomeze twenjoyinge na filime Icyumba cyanjye. Ibintu bigezaho biryoshe, ibintu bigezaho abagambanyi bagiye gusubiza ibyo bajyanye. Baravuga ngo iminsi y'igisambo ni 40. Kuva kuri episode ya mbere ya filime Icyumba cyanjye, tukaba twari tugeze kuri episode y'183 ya filime Icyumba cyanjye. Coco na mama bari kugambanira Miki umunsi ku wundi, bakaba bari bageze nubwo bafata umupangu mubi wo kwica umugabo wa Miki. Ibi ngibi ibyabo byose byamaze kuba byajya hanze. Baravuga ngo ikinyuma ni kiramba, ariko kuri guca mu ziko nigushe, kandi ngo inshuti nyanshuti uyibonera mu byago. Uyu Iva nyuma yo guhura n'ibibazo, akabona neza ko nta wundi muntu mwitayeho usibye Miki wahoze ari umugore w'isezerano. Ibi nibyo byatumye amubwiza ukuri, amusobanurira ibintu byose ukuntu byagenze. Icyatumye atinda kumubwiza ukuri, amubwira uburyo Coco na mama we bamugambaniye, bakamubwira ko Miki yabaye ikirara agatururwa akajya kwishakira abandi bagabo, bakamubwira ko Miki inda twita ari y'abandi bagabo. Ibi byose nibyo byari byaratumye Iva acika intege, nibyo byari byaratumye Iva agira ubunebwe bwo kuba yafata Miki wahoze ari umugore w'isezerano ngo amubwize ukuri. Nyuma yo kumenya ko Miki yabuze ubwenge bwibutsa, uyu Iva nibwo yafashe icyemezo cyo kwikundanira n'uyu mugore w'umugambanyi ngo ni Coco. Ariko ubu ngubu nibwo akomeje kugenda bibona neza ko abanyarwanda babivuze ukuri, nk'inzira ntibwira umugenzi. Guys, muri filime Icyumba cyanjye ndatekereza ari ibintu byinshi mukomeje kugenda mwigiramo. Kuba uyu Miki agiye kwisanga yarashatse se wabo, kuba uyu Coco umugabo yarakomeje kurwanira agiye kwisanga ari se wabo. Uyu mugabo ngo ni Rufonsi, akaba Papa King, akaba umugabo wa Mama Coco. Nyuma y'uko abantu babibonye gutyo, bakabona ko uyu grand frère wa Iva yabayeho umugabo wa Mama Coco,
ibi bihise bihindura isura. Mama Koko we yatekerezaga ko uyu mugabo yamaze kuba yapfa, yamaze kuba yakitaba Imana, atagihumeka umwuka w'abazima, ariko yatunguwe no guhura nawe mu muhanda, atekereza ko ari umuzima abonye. Ibi nibyo bikomeje kugenda bizamura ibitekerezo by'abakunzi ba filime Icyumba cyanjye, bakagira amatsiko yo kumenya ngo ese ni iki gishobora kuba cyihishe muri filime imbere, muri episode tugiye gutangira kubagezaho muri iyi minsi. Ibi byose kugira ngo ukomeze kugenda ubibona neza, ubisobanukirwa, sharing iyi video, urebe nimba waramaze gukora subscribe, nimba utarabikora ubikore, fungura akazugira ka mbere kuri all notification, nubisoza ukandi like, nubisoza uduha igitekerezo cyawe hasi muri comment, ubundi dukomeze kwenjoyinga na filime Icyumba cyanjye, tubabwira ati bye bye, after la vista, turakunda cyane, Imana ikomeze ubarinde.